Muri iyi minsi imiryango yugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko byagera ku kibazo cyo gucana inyuma bikaba ari ibindi bindi. Nyemera rero turebere hamwe iyi nkuru ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga, inkuru iteye agahinda ababyeyi ndetse ikabatera impungenge. Abantu benshi barize barahogora ndetse ntago bumva impamvu umuntu yakora ibintu nk'ibi Mukeshimana Esther witabye Imana yakoze. Ngo byagenze bite rero? Uyu Mukeshimana Esther wavukaga mu karere ka Nyagatare, niho yaratuye, niho yarafite urugo, umugabo ndetse n'abana. Ngo yaguye mu nzu y'undi mugabo yagiye gusambana. Uyu Mukeshimana Esther rero ku itariki 12 yaganiriye n'umugabo we, aramubwira ati mugabo wanjye, dore mfite ubukwe ngomba kwitabira i Kigali, ndagira ngo ngusabe unyemerere umuruhushya kugira ngo nzabashe kuba ndi muri ubwo bukwe kandi magerere ku gihe. Umugabo aramubwira rero ati nta kibazo, niba ufite ubukwe wazagenda ukajya mu bukwe, nta kibazo, nta kintu bitwaye, kandi nukuri nugire ikibazo wazajyayo, nta kibazo. Rero Mukeshimana Esther akimara kwaka uruhushya, umugabo we yaramubwiye ati rero kugira ngo nzagereho kare nuko nagenda ku itariki 13 kugira ngo ubukwe nzabwitabire ku itariki 14 nta kibazo na kimwe kibayemo ndetse nakerewe, dore ko ari n'imirimo nzaba nshinzwe muri buriya bukwe. Uyu Mukeshimana Esther rero ngo umugabo we yaramwemereye, aramubwira ati niba uzajya mu bukwe nta kibazo, wazagenda hakiri kare, ubundi ubukwe ukabujyamo hakiri kare. Niba ari n'ibyo ushinzwe, biri kumvikana yuko iby'ubukwe haba harimo inshingano nyinshi n'ibintu abantu bagomba gukurikirana, wazajyayo ukabafasha kandi ukahagerera ku gihe. Ariko rero uyu Mukeshimana Esther ntabwo yaragiye mu bukwe mu by'ukuri, ahubwo yari afitanye gahunda n'undi mugabo agomba kujya kureba kugira ngo babashe kuba bakora ishimisha mubiri cyangwa se, ndetse yaragiye guca uyu mugabo yasabaga uruhushya inyuma. Mukeshimana rero yafashe imodoka ku itariki 13 mu gitondo yerekeza i Kigali nk'uko yabivugaga, ariko ntabwo ari Kigali yaragiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Ruheru. Yaramanutse rero agera mu ntara y'Amajyepfo, agera mu murenge wa Ruheru, aho yaragiye kureba ngo land manager cyangwa se ushinzwe ubutaka mu murenge wa Ruheru. Biri kuvugwa yuko ngo yitwa Valence. Yagezeyo rero kwa Valence bakora ibyo bakora ndetse baranaganira, dore ko Valence yari ngo yamwiteguye cyane kubera yuko yaje n'ubundi babisezeranye. Ikigaragara iki kinyoma yabeshye umugabo yari yakize mbere, yari n'umutwe yari yatekeye umugabo kugira ngo bashe kujya kureba Valence bakore ibyo bakora. Yaramanutse rero Valence rero yari yamwiteguye, dore yuko bikekwa ko atari ubwa mbere bari baryamanye, ariko Valence ngo mu rwego rwo kumwemeza, hari amakuru akomeje kugenda avugwa yuko ngo yabanje gufata imiti yongera ubushake kugira ngo aze ngo kubasha kumwemeza, nk'uko dukomeza kugenda dukurura amakuru biri kugenda bivugwa. Uyu rero Valence ngo yararanye n'uyu mugore ijoro ryose. Niba mu by'ukuri koko yari yafashe imiti, birumvikana ko bitari bisanzwe, ubwo byabaye ibyo bakoraga byabaye amasaha y'umurengera, biza kugeraho umubiri wa Mukeshimana Esther utabasha kubyihanganira, ariko ngo araza kumubwira yuko ananiwe, ariko umugabo we ntabwo yabashaga kuba yamwemerera, ngo kubera ko ngo bivugwa ko yari yanyweye imiti. Ngo rero uyu Mukeshimana yaraye ijoro ryose atamerewe neza, kuko umugabo yari yamubanye bamba, yari yasanze yamwiteguye ku kigero cyo hejuru. Ubuza no gucya bigera mu gitondo, umugabo akomeza muri urwo, akomeza ishimisha mubiri kuri uyu Mukeshimana Esther wari wikuye mu karere ka Nyagatare akijyana mu ntara y'Amajyepfo. Rero ngo byaje kuba ngombwa yuko Valence bamuhamagara ku murenge, dore ngo yuko hari umuntu wari umukeneye. Ngo ageze ku murenge ngo akora gahunda zari zimujyanye, ngo agarutse akomanga mu rugo aho yasize uyu mudamu, ngo arakomanga ngo ariko habura umuntu ukingura. Rero ngo byamuteye ubwoba cyane, ngo biza kugera naho amennye ibirahure by'inzu ndetse ngo yinjira mu nzu mw'imbere. Agezemo ngo asanga uyu Mukeshimana yitabye Imana kare, ndetse nawe ngo bimutera ubwoba cyane, ngo ariko nawe yabuze icyo akora. Rero inkuru yaje gusakara, irasakara hariya muri uriya murenge, irasakara mu karere, bibaza icyo gukora, ngo nabo bakibuze, bibaza ishyano riguye ndetse nabo bumiwe. Ndetse ubu rero byaje kurangira n'umugabo we abimenye, none Mukeshimana nawe
ubwo ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo yashizemo umwuka yitaba Imana. Ni rero ayo makuru nk'uko twahise tuyamenya natwe tuvuga tuti iyi ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje cyane, abantu bavuga bati nyabuna abantu bari mu ngo mwagerageje mukabana neza mukirinda gucana inyuma, ko gucana inyuma nta kiza cyabyo. Abantu bakomeza kugenda bavuga bati rero uyu Mukeshimana cyo guca umuntu inyuma nicyo cyamukozeho, ndetse kubera ko yagiye abeshye n'umugabo byamuviriyemo amakuba, ku buryo mu by'ukuri abantu bibaza abana b'uyu Mukeshimana Esther nibamara gukura bakavuga bati mama yagiye he cyangwa se mama yapfuye ate. Ubu ngubu kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubu uyu mugabo azajya abasha kubisobanura mu buhe buryo mwuka agira Imana mwe ko ari ibintu biteye agahinda. Iyi ni inkuru rero ibabaje twakugezagaho, ni inkuru iteye agahinda ariko nta kundi ni ukwihangana. Ariko mu by'ukuri abantu bakomeze bakaze ingamba, abantu bakomeze babane no gucana inyuma nta kiza cyabyo babyihorere, ubundi babane mu mahoro mu ngo batuje kandi batekanye. Aho waruri rero ni kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe. Ngira ngo mwibutse niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba wari warahageze utarakora subscribe, uyu niwe mwanya mwiza wo kugira ngo ubikore, ubundi amakuru yose tujye tuyakugerezaho ku gihe, amakuru yose ujye uyabona 5 kuri 5, dore yuko amakuru buri munsi aba agenda caracara twiyemeje kugenda tuyabagerezaho ku gihe. Reka ngushimire rero nkubwire ngo tuze guhura mu yandi makuru arabagezweho. Ciao ciao.